indi Jessica se iyi ndirimbo narinzi gahunda ni ukuri rondeka amazi. Jessica se ntabwo muziranye? Jessica ndamuzi gagiye. Jessica namubonye Kingfisher ari kumwe n'abazungu 10. Sinzi niba barakoranye ibintu ariko baba bari kumwe. Suko ugiye kumimbera amari nanjye mica mibereye koko Lopez njyewe barabahungu bari barimo kamwe dukundana yari yazanye inshuti ze kuzipresenta umwamikazi Lopez. Uzi ibintu Jessica Gashumba yewe Gashumba uzi ikintu nagushakiraga nyikubwira hano narebe subizi ko ngiye kuza kureba mu kanya. Yes izina ry'Imana Gashumba reka nkubwize ukuri si byose ngukunda rwamwanga. Uraza kumbona Jesse ngiye kwirwa muri atekari ngiye kwirwa na Serena yarwaye ameze nabi bungiye kumujyana kwa muganga na mituweli agira ndi kuvuga ati banza rero umuvuzi reka muvuze nzamuzane yarakize sibyo byiza. Nibyo byiza ahubwo nandi kuvugana nyine wenda nyine sine twari twavuganye ko nza kumureba uyu munsi none nabuze ukuntu muvugisha. Mwandikire muri DM kuko na amanimero ya sine nagapfa kuboneka. Mwandikire muri DM ye arengerwa na 0 mfite ariko iz'abakozi be bacuruzanye nari. None se abakozi barakumarira iki? Wamwandikiye se muri DM ye ya TikTok? harimo basine benshi ahubwo ndi kwibaza ndi kwandika sine akaza basine 20. Reka nze ndagusharinga ntuze account ye uhita uyandikira. Yinsharinge mubwire ko natakije umwana yarembye. Ikindi ndi kwibaza kubera iki nta mituweli ugira. Umwana yabaga mu rugo kwa nyogokuru wanjye ntabwo twabanye. Tubizi ko mbazanye vuba. Ego. None se nta byiciro nta nuze bari bafite hariya nta mituweli bagira. Reka Serena nta mituweli agira we namuvuzaga muri prive ubwo nyine ngiye kuyimushakira. Urubundi wamusimbukana ugasubiza sama gripe yateye ugasimbukana karembye nikari kurya nikari guhagarara nawe ukabonye wakumirwa. Ubu ngiye kumujyana muri prive nta kibazo y'abandi cyose ndayatanga. Nese hari ikintu cy'uko simbuka ahubwo wakabaye wagenda kira ngusengera. Papa we ningegera twamuhamagaye nkamubwira mwana yarembye mfasha. Ariko se wa Jessica nizi Kigali nzagukura direct Josephine ndagakubita birayima kugubuza n'ikibambasi twica Jessica. Twumvikanye guki? Ingegera nyahamagare yange kumva. Ndakubaza twumvikanye nguki? Twumvikanye nguki ko natazongera gutukana. Hanyuma uri gukora iki? Mbabarira. Kandi Jesse bazagutwara nagombisha ubutumwa bwa polisi. Ntabwo nzongera yakirangegera twabyaranye. Ariko se ndagira tugeze muri ribu cyangwa bamuhamagaye. Bamuha inshingano uri kumva? Ndakubaza ngo uhamagaye kangahe? Nakwitabye yani. Jessica Godfather ikintu kimbabaje. Jessica Karame wagiye kwa mudugudu akaguha icyiciro ugashaka mituweli none ahangaha kangiye umubyeyi niba ari ikintu ugomba kujya witondera ni mituweli kuko urabizi abana bararwara sibyo nicyo kintu ugomba kwitaho kandi urabizi guha icyiciro biroroshye. Ndigura n'ibigerageza Gashumba ejo bundi Standard ararwaye muvuzi 35. Nyine abana bararwara ko barakubagana bakarya n'utwanda n'ibiki we cyangwa mama we kukimana yamaze zino nshingano zingana gutya. Oya kamanza numve Godfather sheri umukobwa wawe yarembye ubu ngiye kumujyana kwa muganga ayo banchose ndayatanga. Imana nyagasani Imana imfashe gakire kasare nagahora gaseka iyo ndi kukabona katavuga mba numva nenda kwiyahura. Ubwo nawe wasanga nk'uta infection cyangwa akamara kari guhagarara ngo kajya karwara infection zo mu maraso sheri. Mana nyagasani ningenda kwa muganga bikajya nko mu 50,000 shaka dufata gukundana kubaha. Tugeze muri pediatric abaye. Twageze muri pediatric abaye. None nimba utabyara kubizi neza yuko we Imana yagukoranye ko nta mwana ugira
wajya wicara abantu babyaye tukavuga ibitangaza Imana yadukoreye ko twageze muri Imana yaguhariye wowe twageze kuzashyingurwa n'ikara bro twageze muri pediatri kabaye neza ninjye neza. wakubwiye ngo nubyare se ninjye ukubwiye ngo ntukajye ushyukwa ninjye wagukoreye nkakugira ikiremba kuki uri kunsambira wowe se wabyaye ku bushake nabyaye mbishaka di wicare wige iyo mba narabishakaga nari kugana dogiteri akavanamo marine uri kunyumva rero murege ntabwo turi muri pediatri unsimbuke rero nanjye ndi kwa dadi wanjye mu kanya muratangira Mana kutubwira indwara Nyagasani z'abana. nimba ndi kubangamira pano ya Godfather akamyuting Juventus, thank you very much kabisa. Utuntu muri murakora ni sawa, abantu mwese mubona yuko byari bikwiye ko umuntu agira uko icyo abivugaho mu nyikandireho kuko ntituri muri pediatri. ndakuvumye reka nkubwize ukuri Kasuku uzarinda upfa utagize utiswe papa w'umuntu mu buzima bwawe Wowe se ndagaswigingiri njyewe nkugize ikiremba ntuzigere witwa papa suzigere ubona umugore ugukunda ngo mwambike impeta nitwa Lopez your hands because you will be getting visa at the airport. If you don't have your documents, you will not get your visa. It doesn't have sense to fly.